kwiringira Imana bituma Imana igushyira mu bantu b'inkoramutima, ikagushyira mu bantu b'inkoramutima bayo ukuyiringira. Ibyo bivuze iki? Bivuze yuko mu bigeragezo ntabwo ikubona ntigira ikibazo cyo kuba yakwemera yuko ugeragezwa nkuko byagendekeye Yobu. Imana ntabwo bitera ikibazo kugeragezwa kwawe kuko izi yuko uyiringiye. Iyo ugumye gusoma buno butumwa bwiza muri iki gitabo cya Daniel, usanga bano bahungu ngo mu gihe bari bamaze gufata icyemezo cya nyuma, babwiye Imana yuko babwiye umwami Nebukadinezari, bamubwiye ngo naho Imana itadukiza tuzagumya kwiringira Imana. Iryo jambo ryahagurukije Imana, bituma Imana yohereza umwana wayo. Bibiliya iravuga ngo barabafata barababoha kubw'uburakari n'itegeko ry'ikubagaho, kuko bari bagandiye itegeko ry'umwami. Bibiliya iravuga ngo babajugunya mu itanura ryaka umuriro. Ntabwo ndibuze kuvuga byinshi kuko buriya hari igihe ibintu bigushyira ahantu, ariko byo mbere yuko bihakugeza bikabanza kuhasiga ubuzima. Donc babashyize mu itanura ryaka umuriro, ariko kuko Imana yari yatangariye uko abo bahungu bayizeye, Bibiliya iravuga ngo bageze mu itanura ry'umuriro ugurumana ntibashya. Ndashaka kugira ngo mbatangarize kandi mbwira abantu barimo gukurikira ubutumwa bwiza. Iyo usomye Bibiliya ngo umwami yaravuze ngo umwami Nebukadinezari niwe watangaje ikintu gikomeye. Aravuga ngo ahamagara abakomeye bo mu gihugu cye, arababwira ngo iki gikorwa twateguye ni munyibutse harya, ese ntitwagiteguriye abantu batatu? Baramubwira ati yego mwami, twagiteguriye abantu batatu ndi nabo twajugunyemo. Arababwira ati ariko mbonye igitangaza mu itanura ryaka umuriro. Mbonye ba bantu twajugunyemo ari batatu, mbonye ari bane, kandi barimo baragendagenda mu muriro nta kintu bibatwaye, barimo baratambagira mu muriro nta kintu bibabwiye. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Rishatse kuvuga yuko umuriro kuba nta kintu wabatwaye, basanzemo umuntu wa kane. Niko Nebukadinezari umwami amaze kwerekwa yavuze. Yaravuze ngo mbonyemo umuntu wa kane. Aravuga ngo kane, haleluya, ngo umuntu wa kane ameze nk'umwana w'Imana. Imana ishimwe ko mu itanura ryaka umuriro barijugunyamo, bashobora kurijugunyamo abantu. Itanura ryaka umuriro ushobora kuribona mu buryo bugiye butandukanye, mu bigeragezo bigiye bitandukanye, bikageranwa n'itanura ryaka umuriro. Ariko iri jambo ry'Imana ritubwiye iki? Riratubwiye ngo Yesu ashimwe. Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, tunashimira Imana duhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Nagira ngo mbaze rero mbibwire, amazina yanjye nitwa Rwanyonga Theoneste, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Dushimiye Imana rero iduhaye uyu mwanya kugira ngo dutambutse ubutumwa bwiza. Nagira ngo tubanze dusenga Imana, dushimire Imana iduhaye n'uyu mwanya kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Mana, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye, tugushimiye ko utwemereye kuba muri uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe abarikurikiye, abagiye kuryumva, rigira icyo ribamarira, risohoze icyo waritumye. Tugushimiye ko ari wowe ubikora mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu nashimwe. Uyu mwanya nk'uko twari tubivuze, dufite ibyishimo bikomeye byo kugira ngo tubane n'abagaragu bayo, abagaragu b'Imana muri iri teraniro. Hanyuma uyu munsi Imana yashyize ku mutima ijambo tugiye kuganiraho,
rivuga kwiringira Imana. Niyo ntego cyangwa umutwe w'ijambo tugiye kuvuga, kwiringira Imana kugeza ku rwego byanakwegereza urupfu. Turabifashishwamo n'ijambo ry'Imana. Turaza gusoma igitabo cya Daniyeli, turaza gusoma ibice bitatu kuva ku murongo wa 18 kugeza kuri 25, ariko muratwemerera kugira ngo indi mirongo yose muze kuyisoma dukuremo imirongo 2 gusa, dusoma umurongo wa 18 n'umurongo wa 25, hanyuma ariko uze gusoma muri icyo gice cyose cy'iyo mirongo nari mvuze. Turasoma umurongo wa 18, uravuga ngo ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. 25 baravuga ngo, arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iyo umwana w'Imana. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Twagira ngo rero dusangire aya magambo nkuko nari mbivuze, afite intego yayo, intego ivuga kwiringira Imana. Abantu bakwiye kwiringira Imana, bakiringira Imana nk'inyamaboko, kandi bakiringira Imana nk'ishoboye, bakiringira Imana nk'inyabutware, bakagera niyo byabageza ku rugero rukomeye rwabageza mu gihe cy'urupfu. Iyo usomye makuru dusomye abasore bari babanyagano, harimo ba Daniyeli, ba Saduraka na Meshaki na Abedenego. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo bari abanyage, ariko bagera igihe bagera ku rwego mu gihugu banyagiwemo bagenda bafite biringiye Imana. Ndagira ngo nibutse abantu bakurikiye ubutumwa bwiza turimo gutambutsa, kuko abantu baratuzi, buriya abantu baratuzi, bazi ko hari ibintu tutakora, bazi donc bakanahadutegera. Ari nayo mpamvu ba Daniyeli basobanuye inzozi umwami yari yarose, ariko batabitewe n'ubushobozi bari bafite, ahubwo Imana bamenye ituma babasha gusobanura inzozi z'umwami yarose, bituma abantu benshi bakira kubw'izo nzozi bamashije kurotora. Hanyuma ubutumwa bwiza rero uvuga ko butatubwira ko iyo usomye kino gitabo bikwereka uburyo Daniyeli na bagenzi be, umwami ubwo yari amaze kurema igishushanyo, banze kugipfukamira, banga kugipfukamira, banga kukiramya nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Baravuga ati ntabwo byakunda, twe dufite Imana. Biringira Imana, ariko bamera nk'abayiringiye batayireba, kuko bayimenye gusa. Baravuga ati dukwiye kwiringira Imana ku rwego naho batwica. Muribuka iyo usomye ijambo ry'Imana, umwami Nebukadinezari yarabahendahenze, arababwira ati ba Daniyeli, mwakwihangana mugakora ikimenyetso gusa cyerekana yuko mwubashye itegeko ry'umwami. Ariko ndabakunda cyane abana bahungu babwiye umwami, barabwira ngo mwami databuja Nebukadinezari, Imana dukorera, Imana yaduhamagaye ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro, ariko kandi mwami naho itadukiza tuzapfa tuyiringiye. Iyo ni ijambo ritangaza Imana mu buturo bwayo bwera. Imana igahita itangara ikurikije uburyo wiringiye Imana, ikavuga ngo uyu muntu anyiringiye kugera ku rwego rwamujyana no mu rupfu. Imana birayitangaza, ibyo bigatuma Imana igahaguruka mu buturo bwayo
kubera ukuntu yihamije, kubera ukuntu yivuze, kavuga ngo uyu muntu ageze mu rupfu ariko aracyanyiringiye. Bigatangaza Imana ukuntu umuntu yiringiye bikageza no ku rwego bishobora kumugeza mu rupfu. Isomye mu gitabo cya Yobu usanga nawe ni umugabo ukomeye Imana yahamije, ni umugabo ukomeye Imana yavuze ngo ubwo Satani yareje kumugerageza, ariko yaravuze ngo umugaragu wanjye Yobu we ntago ameze nk'abandi, ahubwo no mu bigeragezo no mu byago agumya nyiringira. Nibwo Satani yamubwiraga ngo ese ntago yaba biterwa n'ibyo umukorera, ntiyabiterwa n'ibyo wamuhaye, ntiyabiterwa n'ibyo wamukoreye, n'abana n'ibintu n'abagaragu. Aravuga ngo ntabwo yuba ariko ateye, ntabwo anyubaha, ntabwo anyiringira abitewe n'ibintu namuhaye, ahubwo abinyiringira akurikije imirimo n'ibitangaza nagiye mukorera. Niho Yobu yavuze, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo naho yanyica, niyo yayikoresheje. Aravuga ngo naho yanyica, doko bivuze ngo naho byagera ku rwego rw'uko Imana yanyica sinayihakana, ahubwo Imana naho yanyica nzagumya kuyiringira, izanyica ariko impfe niringiye Imana. Doko kwiringiye Imana nk'uko ijambo ry'Imana twarivuze, nk'uko intego y'ijambo ryacu y'uyu munsi rivuga, kwiringira Imana kugeza ku rwego byakugeza no ku rupfu ariko ugapfa uyiringiye. Ibyo bizatera Imana guhaguruka mu buturo bwayo bwera. Ibyo bizatera Imana kukugira inkoramutima yayo. Kwiringira Imana bituma Imana igushyira mu bantu b'inkoramutima, ikagushyira mu bantu b'inkoramutima bayo ukuyiringira. Ibyo bivuze iki? Bivuze yuko mu bigeragezo ntabwo ikubona ntigira ikibazo cyo kuba yakwemera yuko ugeragezwa, nk'uko byagendekeye Yobu. Imana ntabwo bitera ikibazo kugeragezwa kwawe kuko izi yuko uyiringiye. Iyo ugumye gusoma buno butumwa bwiza muri iki gitabo cya Daniyeli, usanga bano bahungu ngo mu gihe bari bamaze gufata icyemezo cya nyuma, babwiye Imana yuko, babwiye umwami Nebukadinezari, bamubwiye ngo naho Imana itadukiza tuzagumya kwiringira Imana. Iryo jambo ryahagurukije Imana, bituma Imana yohereza umwana wayo. Bibiliya iravuga ngo barabafata barababoha kubw'uburakari n'itegeko ry'ikubagaho, kuko bari bagandiye itegeko ry'umwami. Bibiliya iravuga ngo babajugunya mu itanura ryaka umuriro. Ntabwo ndi buze kuvuga byinshi kuko buriya hari igihe ibintu bigushyira ahantu, ariko byo mbere yuko bihakugeza bikabanza kuhasiga ubuzima. Donc babashyize mu itanura ryaka umuriro, ariko kuko Imana yari yatangariye uko abo bahungu bayizeye, Bibiliya iravuga ngo bageze mu itanura ry'umuriro ugurumana ntibashya. Ndashaka kugira ngo mbatangarize kandi mbwira abantu barimo gukurikira ubutumwa bwiza. Iyo usomye Bibiliya ngo umwami yaravuze ngo umwami Nebukadinezari niwe watangaje ikintu gikomeye. Aravuga ngo ahamagara abakomeye yo mu gihugu cye, arababwira ngo iki gikorwa twateguye ni munyibutse harya, ese ntitwagiteguriye abantu batatu? Baramubwira ati yego mwami, twagiteguriye abantu batatu ni nabo twajugunyemo. Arababwira ati ariko mbonye igitangaza mu itanura ryaka umuriro. Mbonye ba bantu twajugunyemo ari batatu, mbonye ari bane, kandi barimo baragendagenda mu muriro nta kintu bibatwaye, barimo baratambagira mu muriro nta kintu bibabwiye. Iri jambo rishatse kuvuga iki? Rishatse kuvuga yuko umuriro kuba nta kintu wabatwaye, basanzemo umuntu wa kane. Niko Nebukadinezari umwami amaze kwerekwa yavuze, yaravuze ngo mbonyemo umuntu wa kane. Aravuga ngo kane, haleluya, umuntu wa kane ameze nk'umwana w'Imana. Imana ishimwe ko mu itanura ryaka umuriro
barijugunyamo, bashobora kurijugunyamo abantu. Itanura ryaka umuriro ushobora kuribona mu buryo bugiye butandukanye, mu bigeragezo bigiye bitandukanye, bikagereranywa n'itanura ryaka umuriro. Ariko iri jambo ry'Imana ritubwiye iki? Riratubwiye ngo mu itanura ryaka umuriro ngo harimo umuntu wa kane, ari wo umwana w'intama w'Imana. Ayo ni amagambo yatangajwe n'umwami Nebukadinezari. Aravuga ngo uwo wabonyemo ni uwa kane uri kumwe n'aba bahungu. Aravuga ngo nimubakuremo. Ndagira ngo mbabwire mwebwe muteze amatwi ijambo ry'Imana urimo gukurikira buno butumwa bwiza. Ntabwo Nebukadinezari avanamo bano bahungu uko ari batatu, ntabwo yabavanyemo kuko bo yari asanzwe bafite. Yarakeneye umuntu wari urimo ukomeye witwa umwana w'Imana. Ntabwo rero yabibonye nk'uko yabitekerezaga, ntabwo yabibonye nk'uko yari abikoze, ahubwo umwana w'intama w'Imana yasigaye mu itanura ryaka umuriro. Mbibutse yuko mu itanura bakuyemo abantu batatu, ni nawe bari bashyizemo. Ariko uwa kane nk'uko umwami yabyifuje ntabwo yabashe kuva mu itanura, yasigayemo. Umva kuno Bibiliya ivuga. Iyo usomye urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, aravuga ngo kubera ko yabanje kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Niyo mpamvu uwa kane yasigayemo, kugira ngo nawe nibagushyira mu itanura ryaka umuriro uzamusangemo agutabare. Kugira ngo nawe nibagushyira mu itanura ryaka umuriro uzasanga arimo. Ryavugumyemo rero kuko yabanje kugeragezwa, kuko yabanje mu ntambara, kuko yabanje mu bigeragezo bigiye bitandukanye, abasha kugira ngo abantu bose bazahura n'ibigeragezo, bazababazwa, bazabyunyura mu mibabaro, bazamusangemo. Yesu ari mu mibabaro, Yesu ari mu itanura ryaka umuriro, kugira ngo umuntu wese ujemo yo kwiheba, yo gutsindwa n'intambara. Buri intambara zose turwana Yesu abadufashije, Yesu abatubereye imbere. Mana y'amahoro ibaho umugisha. Rero ndagira ngo tuze kugera ku musozo w'ijambo ry'Imana cyangwa w'ikigisho cyacu. Rero nagira ngo mbabwire ngo iyo usomye mu gitabo nanone, iyo usomye mu gitabo cy'Abakorinto, ari ijambo rivuga ngo ku murongo wa mbere, igice cya mbere umurongo w'9, haravuga ngo mureke twiringire Imana nk'izura abapfuye. Nagira ngo soze nsenga Imana, ariko tukubwira wowe ukurikiranye buno butumwa bwiza, tukubwira wowe ukurikiye umwanya w'ijambo ry'Imana. Nagira ngo twiringire Imana nk'izura abapfuye. Umumaro wabyo cyo bizatumarira, bizatuma Imana ihaguruka mu buturo bwayo bwera, ize kuturengera no kudutabara. Bizatuma Imana idutangarira uburyo tuzaba tuyihamije kandi turi mu byago no mu makuba. Imana y'amahoro ibaho umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Reka dusenge Imana, dushimire Imana, ariko wongere kugira icyifuzo muri uyu mwanya, wongere kugirira Imana icyizere, uvuge ngo Imana burya ninyiringira kugeza ku rwego byanyereka ko binyegereza mu rupfu, nzasanga umwami Yesu antegereje aho nzaba ngiye hose, aho nzaba ngeze hose. Muri rya tanura ryaka umuriro rigeranwa n'ibigeragezo, nzasangamo Imana, kuko yabanje kugeragezwa ibasha gutabara abageragezwa bose. Imana y'amahoro ibaho umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Kadusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ko udufashije muri uyu mwanya wo gutambutsa ubutumwa bwiza, kugira ngo umuntu wese ubwumvise bumukize kandi bugire icyo bumumarira, bumwongeremo imbaraga mu izina rya Kristo Yesu. Turagushimiye rero kugumya kubana n'ababwumvise kandi ukagumya gushyigikira ijambo ryawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Murakoze cyane.